Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana yashoboje gusoma ijambo ryayo. Kuri tariki ya 4 turasoma muri Esiteri igice cya mbere n'icya kabiri, Zaburi 150 ni nayo ya nyuma muri Zaburi, na Luka igice cya 17. Hose harimo ibintu byiza, ariko ukuntu numvise umwuka aganiriza umutima wanjye, icyo ngira ngo dusangire, turasangira ku gice cya mbere cya Esiteri umurongo wa 9. Handitse ngo ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami, yamutegekeshereje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Ahangaha ikintu nakuyemo, reka mbabwire, uyu mwami yari umukire, mbese nibaza ko ari abantu bari bakize ba mbere ku isi muri icyo gihe. Nibaza ko yari mu bami ba mbere bakize ku isi, kuko umunsi mukuru bakoresheje, bamaze iminsi 7 bakoresha umunsi mukuru. Bari bamaze iminsi 180 hari nanone bari mu bintu bimeze nka konje, mbese hahandi barya ibiryo byiza bya mbere, banywera mu makupe ya zahabu, ibintu bitigeze bibaho. Ibaza nawe kubona nk'igihugu kivuga ngo tugiye kumara ukwezi mbagaburira mwese abantu batuye kino gihugu, mbagaburira ibiryo byiza mwese, murira ku masahani meza, murya ibintu mwifuje mu buzima bwanyu, munywa inzoga mwifuje. Uribaza ubwo bukire. Noneho rero ikintu gitangaje ni hahandi bavuga ngo umutima utarimo Yesu ni hahandi nta mahoro yawo. Uyu mwami ibintu byose yari afite, umugore yari afite mwiza, ibintu ubwo yari afite n'abana, niko ntekereza. Ariko kubera ko uyu mugore we yamusuzuguye akanga, niho rero uburakari ngo bwamuzibiranije. Nk'ubu ngubu uyu mwami yamaze iminsi myinshi adasinzira kubera icyo kintu umugore we yamukoreye. Urumva rero ahangaha icyo isomo nabonyemo ni uko amahoro n'umunezero bitangwa n'Uwiteka, ntabwo bitangwa n'ibintu. Yego ibintu iyo ufite ibintu hari igihe gito ushobora kumara rwose ukumbura unezerewe pe, ukabona ibintu, ukabona ukuntu ibintu bimeze, ukabona urambara ibintu byiza, abantu bakakubwira ati wambaye neza, ufite inzu iteye ubwoba, abantu baregeramo bagatangara, ufite umugore mwiza cyane, abantu baramubona bagatangara, mbese ufite ibintu byose abantu benshi cyane bifuza. Ariko udafite Yesu ni hahandi, nta kiri buze ko uza kubabara, nta kiri buze ko uza kurakara, uburekari ukazibiranya, nta kiri buze ko uri burare udasinziriye kubera ikibazo runaka. Kuko ikibazo aho waba uri hose, icyo waba ukora cyose, akazi waba ufite kose, ntaho Satani atagera, ntabwo ushobora kubona amahoro yuzuye. Amahoro yuzuye aba mu Mana. Ahangaha muri bino bihugu hari abantu dusengana, ariko ndakubwiye nk'abantu bo muri Canada turavuga ngo mbese ni nkaho rwose ari ahantu heza umuntu wese yakwifuje kujya, cyane cyane abantu batoya, kuko bavuga ati turagenda twige, nta kintu babuze mu by'ukuri. Ariko ndakubwiye niho hari kwiyahura kwinshi. Abajene babonye ayo mashuri, bafite ibyo biryo, bafite aho kuryama, bafite ibintu byose, ariko kubera uwo mutima wabo utarimo Yesu, ikintu kiraza akavuga ati, hari uwicara akavuga ati ariko jyewe ubu ngubu Imana yandemeye iki? Ndimo ndava he? Ndimo ndajya he? Ubuzima bwanjye nta sanse bufite. Kubera iki? Kuko nta n'ibindi bibazo afite. Ibiryo ntago bibuze, aho kuryama ntahabuze, kwiga ntabibuze, ubwenge ntabubuze, yenda n'ubwiza ni mwiza, ariko akavuga ati ariko ndatekereza nkabona ubwenge bwanjye nta sanse, ubuzima bwanjye ntaho buva ntaho bujya. Icyo kigahinduka ikibazo, kigatuma yiyahura. Undi akakubwira ati kubera n'ibintu nyine Satani yazanye izi nyigisho zipfuye zo gufata abantu ubwonko
agatrava neza abantu bagahinduka nk'amarobo, akavuga ati ariko njyewe ubu ngubu nari umuhungu ariko numva muri njyewe ndi umukobwa. Ubwo icyo kikaba ikibazo gikomeye. Noneho yenda yazabivuga abantu ntibamwumve, batamwumva, ubwo akaba aravuze ati reka niyahure n'ubundi ntacyo maze, n'ubundi ntabwo abantu banyumva. Abana bakajya kuri social media, yashyiraho nk'ifoto bakamubwira ati yo buryo uri mubi, reba uruhu rwawe ukuntu ari rubi, reba ukuntu usa. Umwana ntabonye amakomanteri menshi abantu bamutuka, umwana bagasanga yiyahuye. Ndamubwira ko aho rero niho mbonera ko abantu dufite Yesu dufite ikintu cy'agaciro cyane. Ndongeye mbisubiremo, hari umuntu wigeze kwigisha avuga ngo umutima w'umuntu ngo ufite forme ya Yesu, ngo Yesu niwe ujyamo agakwirwamo. Yesu yamaze rero gukwirwamo, iyo waba hari ibyo ubura, Yesu kubera ko aba yuzuyemo ugira amahoro. Ntabwo bivuga ngo yenda umuntu ntabwo yakora ngo atere imbere, kubaho neza ni byiza, kubaho udafite amadeni, nta muntu ubereyemo ideni ni byiza, kuba wagira iwawe heza ntako bisa, kuba wawe ufite akazi keza ntako bisa. Ni ukuri ibintu byinshi abantu yifuza kuri iyi si abibonye biba ari byiza, ariko ibyo byose ufite Yesu atarimo ndakurahiye. Harongera hakavuka ikindi kibazo. Yaravuze ati uko umutima wawe iyo utarimo Yesu, ikintu cyose ushyizemo gikreya vide nini iruta icyo washyizemo. Ni ukuvuga ngo niba ushyizemo akazi keza, kirahita gikreya vide yo gushaka kugura inzu. Nugura inzu gihita gikreya vide yo gushaka kubaka, yenda muri Afurika nibo bahanze icyo. Numara kugikreya bavuge bati abandi noneho hari abubatse imidugudu, gihita gikreya umudugudu gushaka ko. Ni ukuvuga ngo buri gihe bizaba bihari. Bitari bibi ko umuntu yatera imbere, yakora imishinga myiza, ariko ikibazo amahoro urayafite. Igihe cyose rero udafite amahoro mu mutima wawe, ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yicayemo neza. Birasaba ko mwicazamo neza agakwirwamo, noneho ibindi bikaza biherekeza. Iyo rero Yesu yicayemo neza, ibyo ufite ubinezererwa Imana. Iyo uriye ukabona ubonye icyo kurya, ushima Imana kandi ukaryama ugasinzira. Iyo yenda unafite ibibazo yenda n'ubukene, ubukene buraryana, inzara iraryana, amadeni araryana, ariko iyo urimo guca mu kigeragezo Imana yabyemeye, irongera ikabiguheramo amahoro, ugasinzira kurusha uyu mwami Asuwerusi wari ufite ibintu byose. Kubera iki? Kuko nta mahoro yari afite mu mutima nta mahoro yari afite mu mutima we. Rero uyu mugoroba ikintu nababwira, amahoro ya Yesu. Ibaze ko Yesu aricyo kintu yadusigiye. Ntabwo yavuze ngo abantu bangiye basigiye kuzagira amazu menshi, basigiye kuzaba abantu bazwi cyane ku isi, bakora ibitangaza abantu bakabakurikira. Usibye ko nabyo biriho, ariko ikintu yavuze muri testament ye, mbese araga, nicyo kintu yaraze ngo mbasigiye amahoro abisi badatanga. Ibi rero by'uyu mwami biragaragaza ko amahoro isi idatanga aya mahoro, kuko n'ubu ngubu nawe yari afite ibi bintu byose. Bene data rero ndabifuriza kugira Yesu, ndabifuza ko umutima wanyu kugira forme ya Yesu, ibindi bikaza biherekeza, kuko ibindi ni inyongezo. Yesu abagirire neza.